Ibaze uhuye n'umuntu ufite umusatsi, buri musatsi we ugizwe n'inzoka. Ese byaba bimeze bite? Icyo nzi cyo nuko utasigara aho hantu. Cyaba biteye ubwoba rwose. Inkuru y'uyu mugore w'umunyabigwi mu gice cy'amateka yateye benshi bayumvise ubwoba bukaze. Ni benshi babuze imibereho n'ubuzima bya Medusa, ariko inkuru yose imwerekeyeho yakuraga benshi umutima, ariko cyane cyane abagabo, bitewe nuko ngo umugabo wese washakaga kwigerereza uyu mugore ngo amuterete yahitaga ahinduka ibuye. Buretse inkuru iracyakomeza, wowe nkurikira gusa. Niyo mpamvu natwe tugiye kukubwira byinshi ku mateka y'ubuzima bwa Medusa, umugore wanditse mu hahise h'Ubugereki ndetse na n'ubu akaba agitera benshi ubwoba iyo bumvise ibye. Ni ukuri kandi biba biteye ubwoba pe. Ubundi Medusa ninde? Urebye mu bitabo bivuga ku mateka y'Ubugereki bavuga ko uyu Medusa yari dayimoni, ndetse akaba yari umuvandimwe w'abandi bakobwa babiri bitwa Steno na Elfiale. Icyakora nubwo uyu Medusa afatwa nk'idayimoni bitewe nuko yari ateye, abavandimwe be babiri ngo bari babi cyane, ndetse ngo bakaba barabayeho igihe kinini cyane badapfa. Uyu Medusa rero ngo yari cyane ku isura, ndetse akaba yaraje no kuba icyamamare cyane kurusha abavandimwe be. Ababyeyi babo bitwa Phorcys na Ceto. Amateka avuga ko uyu muryango wabaga ku nyubako nziza zimeze nk'iz'ubwami cyangwa se Royal Palace. Medusa nubwo yamenyekanye nk'umugore ufite inzoka ku mutwe aho kuba umusatsi, ubundi ngo ntabwo yavutse izo nzoka arizo ziri ku mutwe, kuko yavutse ari umukobwa mwiza cyane, ndetse abagabo benshi bamugendagaho bitewe n'ubwiza bwe. Uyu rero ngo yaje gufatwa ku ngufu n'imana y'amazi izwi nka Poseidon mu rusengero rwa Athena. Ikigirwamanakazi cyitwa Athena ubwo cyumvaga ibi biri kuba ngo cyararakaye cyane bikomeye, maze umujinya utuma gihindura umusatsi w'uyu mukobwa inzoka. Ntibyagarukiye aho, kuko iyi misatsi yari imaze guhindukamo inzoka ngo yari irimo n'indi myuka mibi, ku buryo umuntu wese wabashaga kuyirebamo yahitaga ahinduka urutare ako kanya rwose. Wenda hari bamwe bashobora kuba barabonye filime yayo, aho ureba imisatsi y'uyu mugore maze ugahita uhinduka ibuye ako kanya rwose, ukaba nk'ikibumbano. Uyu Medusa mu gufatwa ku ngufu ngo Poseidon yamuteye inda, uko rero ni nako yaje kubyara abana babiri, umwe witwa Chrysaor n'undi witwa Pegasus. Cyakirwamanakazi Athena kimaze kubona abana ba Medusa yabyaranye na Poseidon ngo cyagize agahinda gakomeye, maze kizana amarira. Ayo marira ngo yajemo amajwi y'indirimbo z'agahinda gakomeye. Medusa amaze gupfa aciye umutwe ngo ntibyarangiriye aho, kuko umutwe we wakomeje kubamo ibitangaza ariko biteye ubwoba. Ahantu hose amaraso yaturutsemo yagiye ameneka, ngo havukaga inzoka nyinshi cyane z'ubumara. Bivugwa ko nyinshi ngo nuko bivugwa ko kuri ubu ngubu ari nayo mpamvu Libya igira inzoka nyinshi, ngo kuko nuko hamwe muho ayo maraso yamenetse ari hamwe mu bice bigize Libya uyu munsi. Ubundi se Medusa yapfuye ate? Uyu Medusa yaje gupfa aciwe umutwe n'umwami witwaga Perseus. Gusa bitewe n'ubuhangange Medusa yari afite, ngo umuntu umwe usanzwe ntiyashoboraga kwifasha Medusa kugeza ubwo yamuca umutwe, cyane ko n'uwarebaga ku mutwe we yahitaga ahinduka igitare cyangwa se ikibumba. Perseus rero ngo yaje kubona uwo mutwe wa Medusa ngo yahawe ubufasha n'izindi mana zabo zitandukanye, aho harimo nk'ingofero yatumaga atagaragara, invisible heart. Akaba yaranayihawe n'imana yo munsi y'ubutaka yitwaga Hades. Harimo kandi inkweto zari zifite amababa yahawe n'imana y'inuma yitwaga Hermes.
harimo ingabo yagaruraga urumuri yahawe n'Imanakazi Athena ndetse n'inkota yahawe n'Imana y'abacuzi yitwaga Hephaestus. Perseus akimara kubona ibi byose yakoze uko ashoboye amenya neza aho Medusa yari ari mu gace ka Grae. Nuko agezeyo yifashisha ya ngabo ye yari imeze nk'indorerwamo maze agenda ayireberamo maze akoresha inkota ye yari yigondoye nk'urukero akata umutwe wa Medusa cyane ko yasanze Medusa aryamye asinziriye. Uyu mutwe wa Medusa ngo wafashije uyu mwami kurinda umujyi we kuko bitewe n'inzoka nyinshi zari ziwuriho ngo wabashaga kureba impande zose icyarimwe. Buri nzoka yarebaga agace kayo n'indi kareba kandi. Aya ni amateka y'Ubugiriki. Medusa. Maze rero ubaye ushaka kumenya byinshi kuri iyi nkuru cyangwa se kuri aya mateka ya Medusa, hari ikindi wakora. Washaka filime yitwa Clash of the Titans maze ukayireba kuko isa nk'ibivuga byose. Ikindi ushobora kuba wibaza si inkuru nibyo ibi bintu byarabaye kuko nta kindi ngusaba gukora uretse kujya muri comment maze ukansaba kuzabisesengura neza maze tukagaruka na video igaragaza niba kuko byarabayeho cyangwa ari inkuru mpimbano. Ndagushimiye cyane uhora ibyino video ndetse ukabigeza ku musozo. Tubonane mu yindi video ikurikira iyi ngiyi kandi rwose mu kwifatanya natwe no gukora subscribe maze ukajya ureba video zacu nyinshi zikoranye ubwenge kandi zishishikaje. Ukomeze ugira ibihe byiza. Iyi ni Pama Q TV.